impeta muri izi ebyiri ziri hano imbere, hanyuma ntabwo ndi buze gusengera impeta nta madayimoni arimo rwose, nta shitani irimo. Arebye impeta muri izi zombi ikwiriye Solange ayimwambike. Mwebwe tuza gusengera tubahesha umugisha impeta nta shitani irimo. Reka mwambike impeta, hanyuma urebe ibyo wivugira ubikuye mu mutima, ni amagambo y'indahiro igiye kuva mu mutima wawe. Tumve iyo ndahiro, tumve icyo agiye kwamamaza, tumve icyo agiye kuvugira imbere y'Imana ndetse n'imbere y'ababyeyi. Ntabwo azabidobokamo kandi turabizi ko Imana izabigushoboza. Hanyuma ikurira amagambo mu mutima, icyivugo cy'umutima wawe n'indahiro y'umutima wawe, niba ari indirimbo, niba ari isengesho uza kubivuga, nta kibazo kirimo, mu burenganzira bwawe. Nawe uratanga ukuboko kw'imoso, hanyuma uze kwambika urutoki rwa mukuru wa meme. Uvuye ku gahera urutoki rwa kabiri. Nagiriwe icyizere gusa cyo kubasezeranya, ariko reka tumire abashumba mwese muri aha batanye ibisengesho byo gusabira abana bacu umugisha. Bafite uburenganzira bwo kwicara rwose nta kibazo. Hanyuma murakoze cyane abashumba, muze mubazenguruke, hanyuma tubasabire umugisha w'Imana. Reka twumve Pastor Bitagura agiye gusenga isengesho y'umugisha, hanyuma natwe turambureho ibiganza abana bacu tubasabire umugisha w'Imana. Iteka Mana nyiribihe, umwami wacu Yesu Kristo, ndagushima kuko Imana igira neza, ndagushima kuko Imana idukunda itwite tukeye, ndagushima kuko ibyo wavuze byose tubishoboza nk'Imana. Uyu mwanya duhagaze aha ngaha nk'abahamya, ndetse turi abakozi bawe, tuvuga iby'ukuri byawe. Turagushima kuko ari wowe watoranije aba bana bombi ukabahuza, kandi ukabahereza urukundo rukwiriye. Amagambo bamaze kuvuga aha ngaha abana turagushimira kuko birasa nkaho ukomoka kuri wowe, ni wowe se w'urukundo rwose. Uyu mwanya rero tubasabiye umugisha uturuka iburyo n'ibumoso, hirya no hino, kuko uri Imana izayubaka ku butare, kandi ni wowe utari wenyine. Baha umugisha, baha umugisha ukomokaho, umugisha ukomoka ku barusheyi, umugisha ukomoka mu ijuru. Mana yacu, imbuto zabo zose zizagira umugisha, uhereye iburasirazuba n'iburengerazuba, hirya no hino uzabakoreshe ubwiza bwawe. Bazagendane nawe, bazagukunda, kandi Imana uzabahereza umugisha, bazazare kumurako, bazarere, bazatunge, bazatunganirwe, cyane cyane babishirize kumenya no gukunda. Urakoze Mana kuko utumvise kandi
bashobora guhagarara inyuma y'abageni hanyuma agiye kubabwira icyo abageni bagiye kudukorera abashobora muhagaze inyuma y'abageni hanyuma reka sabe Moise agiye gutwikurura umugeni we kugira ngo abashe kumwereka ababyeyi inshuti n'abavandimwe ndetse n'abashobora barahanga reka Moise adukorere icyo gikorwa cyo kugutwikurura abanyamakuru bacu mugiye gufotora amafoto kugira ngo abahamya bazabe bagaragara ko mu by'ukuri ibirori byabishikiwe kandi abakozi b'Imana babibayeho. Niko yabisohoje nuko yari yarabivuze byose niko yabisohoje Ihagaze bashumba bishobora kuvuga ihagaze bashumba tugiye kubaha impano ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ntuzagororere kwihamisha akanwa kawe uzafite wicaye wakutse nubwo uzabashishwa byose gasabe bishobora kugira ngo abagezeho ino mpano yabisohoje nuko yari yarabivuze yerekanye kwikira abashumba basubire ku myanya yanyu Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Turanezerewe kuri uyu munsi kuba tugeze mu bukwe bwa Moise. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ishimye Imana kuko tugeze kuri uyu munsi abantu baza basenga ababyeyi bagasengera uyu munsi kubona uyu munsi Imana iwusohoje. Imana yo mu ijuru ntabwo icyubahiro kandi ndabizi ko buri mubyeyi wese iki ni icyifuzo uza usengera kandi ukanezerwa. Natwe nk'itorero ababyeyi mubona bangana gutya tuza dusenga iyo twateranye tukabwira Imana ngo itere abana ingo nziza. Kuba tubona umunsi tugeze ku bukwe bwa Moise turashima Imana. Imana ishimwe kandi turashima Imana kuko Moise akoze ubukwe. Uyu ni isoko y'itorero, niwe soko Eshadari, niwe soko y'itorero ryacu. Twanezerewe cyane. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Tugiye gutanga kado turayiheza mu isoko tutambukira ngo tumeze kado. Barakoze barareze bagize neza. Barakoze cyane dutere imbere murahari. abishoboye Imana ibahe bagirire neza dutere imbere neza. Batubwire impano yabo bihuse hanyuma Haleluya. Itsinda ryacu uko
twishimiye ko tubaye mu birori bya mugenzi wacu Moise. Twishimiye ko azanye undi munyamuryango guterana ku cyumweru. Moise kubwira imigabane bijeje gukomerezeho, murakoze. bamubwire imigabane agezeho kugira ngo aze akomerezeho. N'abandi bose urubyiruko rwose rushaka kwiteza imbere muzabegere, bashobora kuzabigisha uko abantu batera imbere. Shingiye kandi ku mategeko y'igihugu cyacu yerekeranye n'abashyingiranwa, shingiye kandi no ku burenganzira mpabwa ijambo ry'Imana, ndatangaza ku mugaragaro ko Moise Sembabazi abaye umugabo wa Solange, kandi na Solange abaye umugore wa Moise Sembabazi. Icyo Imana yateranije ntihazagire igitandukanya, mbasezeranije mu izina rya Yesu, amen. Yes,
Maraming Diyos. Wagize.